Aha, mbaye ikaze cyane bakunzi ba Synodan TV show bakunda kadasohoka muri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, abari mu ntara y'amajyepfo, iburasirazuba, amajyaruguru ndetse n'andi ku isi. Mbaye ikaze cyane, ndabasuje kandi mbifuriza umunsi mwiza. Mu by'ukuri ntabwo twari duherukanye, ariko nagarutse mu makuru adasanzwe. Ubundi mu by'ukuri hano kuri Synodan TV show tugeze amakuru atandukanye ku buzima, imyidagaduro, ubukungu ndetse na sport economy, tukava kuri business. Gusa uyu munsi ngarutse n'amakuru adasanzwe mu by'ukuri, aho twagiye mu gice cy'ubuzima, aho mu by'ukuri umwe mu baherwe bazwi cyane ku isi, Bill Gates, ari mu Rwanda, yasuye u Rwanda akabasuye ibice bitandukanye by'Iburasirazuba, by'umwihariko mu Kenya cyahariwe inganda, aho ni mu karere ka Rwamagana, aho yasuye mu by'ukuri uruganda rukora inkingo, hagamijwe mu kureba mu by'ukuri uburyo u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda gikataje by'umwihariko mu gice cy'ubuzima. Ntabwo ibyo gusa, mu by'ukuri Bill Gates yasuye urwo ruganda rukora inkingo, anasura ikigo nderabuzima cya Mwurire, mu by'ukuri anasura n'umujyanama w'ubuzima mu rwego kugira ngo asobanukirwe uburyo u Rwanda cyangwa se inzego z'ubuzima z'u Rwanda zubatse, kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku kigo nderabuzima. Mu by'ukuri aho yaganiriye n'umwe mu batanga serivisi z'ubuzima mu rwego rw'umudugudu ruva umujyanama w'ubuzima, ndetse mu by'ukuri abasha no gusobanukirwa uburyo imikorere y'u Rwanda mu by'ukuri yubatse mu bijyanye no kwita ku baturage, mu by'ukuri hagamijwe kujya ku rwego rwo hasi rw'umuturage, cyane ko umuturage wa hano mu Rwanda abona serivisi z'ubuzima ku rwego rwo hasi rubanjijwe mu rwego rw'umudugudu. So mu by'ukuri inkuru mu by'ukuri igeze kuri murandasi igira iti: umuherwe Bill Gates ari mu Rwanda mu ruzinduko rugamije kureba intambwe rwateye mu bikorwa byo guteza imbere ubuzima, aho ku ikubitiro yasuye uruganda rukora inshinge mu karere ka Rwamagana, anasura mu by'ukuri n'ibitaro bya Mwurire. Mu by'ukuri rero amakuru yizewe cyane mu by'ukuri dukesha igitangazamakuru cy'u Rwanda cyitwa Igihe, amakuru yizewe avuga ko mu by'ukuri Bill Gates usibye gusura urwo ruganda mu by'ukuri rwatangiye mu mwaka wa 2025 rukora inshinge zoherezwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika, agomba no gusura ikigo nderabuzima cya Mwurire ndetse n'umwe mu bajyanama b'ubuzima kugira ngo asobanukirwe n'imikorere ku rwego rw'ubuzima, kuva ku rwego rw'umudugudu. Mu by'ukuri urugendo rwa Bill Gates mu by'ukuri cyangwa se mu by'ukuri hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko muri Afurika, ni intambwe ishimishije igaragaza mu by'ukuri umutima afitiye Afurika, cyane ko buriya Bill Gates ni umwe mu baherwe ku isi bajya bafata akavuga rikaba cyangwa se imari yabo bakayishora mu buzima, hagamije mu by'ukuri kwita ku magara cyangwa se ku buzima bw'ikiremwa muntu. Mu by'ukuri urugendo rwite rwa Bill Gates, abamubonye bavuze ko nubwo ari umuntu mu by'ukuri ukomeye ku isi, yiyoroheje cyane muri gahunda ze zirimo gusangira n'abantu batandukanye, kuganira muri hoteli mu by'ukuri imwe hariya mu mujyi wa Rwamagana turiwe tuvuga. Mu by'ukuri ibikorwa bya Bill Gates yasuye mu Rwanda nibyo umuryango mu by'ukuri Bill Gates Foundation abereye perezida w'inama y'ubutegetsi usanzwe uteye inkunga mu by'ukuri igice bitandukanye mu cy'ubuzima hano mu Rwanda. Uruganda rero rwa TKMD mu by'ukuri yasuye ruherereye mu kimwe cy'inganda hariya mu murenge wa Mwurire mu karere ka Rwamagana. Mu by'ukuri twatashywe ku ya mbere Mata 2025, rutangira rufite ubushobozi bwo kubona inshinge ziri hagati y'ibihumbi 600 na miliyoni imwe ku munsi. Mu by'ukuri kandi rwatangiranye abakozi 110 mu by'ukuri, aho 80% ari abagore. Inshinge rwakoze mu by'ukuri zabanje kugenzurwa kugira ngo zirebwe ko zujuje ibipimo mpuzamahanga mbere yo kwemezwa gushyirwa ku isoko. Inshinge za mbere mu by'ukuri zakozwe n'urwo ruganda zaguzwe na UNICEF kugira ngo mu by'ukuri zoherezwe mu bihugu birimo Ethiopia, Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Mozambique. Mu by'ukuri CNBC Africa yatangaje ko TMTK imaze gukora inshinge zirenga miliyoni 22 kuva mu mwaka wa 2024, kandi rwabonye isoko rya UNICEF ryo gukora izindi miliyoni 150. So urumva ko rero mu by'ukuri ko uruganda rufite akazi katoroshye ko gukora, mu by'ukuri ko biteganyijwe ko kuba izo nshinge zikorwa mu Rwanda bizagabanya igihe cyakorerwaga mu kuzigeza mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba
iyo hagati y'amajyepfo ku kigero cya 90%. Ikindi nanone mu by'ukuri niko Bill Gates yavuze ko icyorezo cya COVID-19 cyagaragaje akamaro ko kugira imiyoboro yizewe yo gukora no kugeza ku baturage imiti, inkingo n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi. Mu by'ukuri ikindi kandi yagaragaje ko igihe ibihugu bya Afurika byagorwaga no kubona inkingo, inshinge n'ibindi bikoresho by'ingenzi, byagaga ko gukomeza gutegereza ibikorerwa mu bihugu bya kure bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Kuri we inganda nka TKMed ntizifasha gusa mu gukora ibikoresho by'ubuvuzi, ahubwo zinatanga imirimo, zikongera Afurika ubushobozi bwo guhangana n'ibyorezo n'ibindi bibazo by'ubuzima, kandi zigafasha mu iterambere ry'ubukungu rirambye. Mu by'ukuri Bill Gates yashimye intambwe u Rwanda rwateye mu buzima, ndetse mbere yo kugera mu Rwanda Bill Gates yari yatangaje ko ashaka kwigira ku buryo igihugu cyahuje ishoramari ku baturage, kubaka inzego zikomeye no gushyira mu bikorwa gahunda zigera ku baturage. Yavuze ko kuva mu mwaka w'2000 impfu z'abana b'Abanyarwanda batagera ku myaka 5 mu by'ukuri zagabanutse cyane zikajya ku gipimo cya 80%, mu gihe impfu z'abagore ziterwa n'ibibazo byo gutwita ndetse no kubyara zagabanutse ku kigero cya 89%. Mu by'ukuri akaba yavuze ko by'ukuri ikimushimisha ngo ntabwo ari igikorwa kimwe cyihariye, ahubwo ni uburyo ishoramari ry'igihe kirekire ibihugu cyakoze mu baturage ku nzego zikomeye no kugira serivisi ku baturage birimo gutanga impinduka zigaragara. Ikindi twavuga ni ko mu by'ukuri Bill Gates yavuze ko ibyo byagezweho mu by'ukuri binyuze mu kongera ishoramari mu buvuzi bw'ibanze, gushyigikirana abajyanama b'ubuzima ndetse no kubaka inzego zirimo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima aricyo RBC. Mu by'ukuri rero ni muri urwo rwego mu by'ukuri gahunda ye irimo gusura ikigo nderabuzima cya Mwurire no guhura n'umujyanama w'ubuzima ashaka kureba mu by'ukuri niba uburyo serivisi z'ubuzima zitangirwa hafi y'abaturage. Mu by'ukuri rero niba aribwo ukijya kuri uno muyoboro YouTube channel yacu Snowden TV Show, twagize ibiganiro bitandukanye byubaka ku buzima, ubukungu, ishoramari na business ndetse n'amakuru y'imyidagaduro. Tukaba turi kurebera hamwe mu by'ukuri urugendo rwa Bill Gates, umuherwe uzwi cyane ku isi hano mu Rwanda, ndetse mu by'ukuri turanarebe mu by'ukuri n'imigambi myiza afitiye Afurika, by'umwihariko igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikindi mu by'ukuri Bill Gates mu by'ukuri yatangaje ko mu by'ukuri ategereje guhura n'abayobozi, abakozi mu nzego z'ubuzima, mu by'ukuri bari mu ruhembe rw'imbere, abashakashatsi, abanyeshuri n'abahanga mu guhanga udushya. Mu by'ukuri kuri we yavuze ko ategereje mu by'ukuri kurushaho gusobanukirwa uburyo bakora buri wese ku giti cye mu bufatanye kugira ngo barusheho kuzamura imibereho y'abaturage. Mu by'ukuri uruzinduko rwa Bill Gates mu Rwanda ruribanda cyane ku buryo igihugu gikoresha ikoranabuhanga n'ubwenge buhangano mu kunoza serivisi z'ubuzima buzwi nka artificial intelligence. Ikindi mu by'ukuri yagarutse ku gihugu gishinzwe amakuru, ku kigo cy'igihugu gishinzwe amakuru n'ubusesenguzi mu buzima National Health Intelligence Center, mu by'ukuri gihuza amakuru ajyanye n'abarwayi, ubuvuzi bahabwa, imiti n'ibikoresho biboneka, ubwishingizi, abakozi n'ubuzima ndetse n'irangamimerere. Mu by'ukuri rero guhuza ayo makuru bifasha abayobozi gufata ibyemezo byihuse kandi bishingiye ku mibare nyayo. Ikindi kandi Gates Foundation iri no gushyigikira mu by'ukuri gahunda ya Horizon 1000 igamije kugeza ibikoresho bikoresha ubwenge buhangano mu bigo 1000 by'ubuvuzi bw'ibanze bitanze mu mwaka wa 2028. Uruzinduko kandi rwa Bill Gates mu by'ukuri rweruje mu gihe Gates Foundation mu by'ukuri yatangaje gahunda yo gushora miliyari $200 z'Amerika mu myaka 20 iri imbere. Igice kinini cyayo kikazakoreshwa mu bikorwa bizagira akamaro
mu by'ukuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Mu by'ukuri ikindi Bill Gates yavuze ko nubwo inkunga y'abafatanyabikorwa izakomeza kugira uruhare iterambere rirambye rya Afurika, mu by'ukuri rizashingira ku bayobozi, inzego zikomeye n'ibisubizo byateguwe n'abanyafurika ubwabo. So kuri Snowden TV show turakomeza tubahe update, tubahe amakuru agezwe mu by'ukuri y'uruzinduko rwa Bill Gates mu Rwanda, akumva mu by'ukuri amwarikiye gukomeza mu by'ukuri kubana natwe. Niba mugeze kuri YouTube channel, please kora subscribe, ufungure inzogera, utere comment, mu by'ukuri utubwire ese uruzinduko rwa Bill Gates mu Rwanda wabona gute. Mu by'ukuri tugeze ku musozo w'iki kiganiro, njye mwumva kuri microphone ya Snowden. Ciao ciao.